Sasa Moses tuyitangiye gute rero? Dutangiranye na mama rwose hano wa Moses ari mu gikoni ndetse rwose anga arimo aroza ibyombo. Nya Moses avayo. Rwose zanye n'iniga hano yazi n'ine zo muri karitsiye. Mama imeze bite? How are you? Moses imeze bite umeze ute? I'm good. Mama imeze neza cyane. Reggae was popping. Yeah, reggae was popping. Yeah, Moses, ibi ni ibikino nunzane hano mu nzu. Uyo ninde kandi utangiye kuzavuga bino bigambo? Yumva bamubwira n'inshuti yanjye David. Nah, big cat. My name is not. Oya mundi izina ryanjye ntago ari Big. Kumbi iniga hano umva kurigiye kwivuga. My name is JT, straight out of Bronx. Umva izina ryanjye Big T, better and a half. Vuga ibintu nanjye ntumva. Shout out to everybody supporting me. You know how it goes. Snitches get stitches. Tumva dingiye nitwa gutya urabizi ko bigenda ibintu byinshi. Gang. Yewe data, ibi ni ibikimoze, ibi ni ibicyanzaniye mu nzu. Moses, how did such a mad boy become your friend? Moses njya gupaho ni gute umuntu wewe yaje guhinduka inshuti yawe? Mba bro hano itwara neza inyuma mama ubundi byagenze gute? Umva ariko mama we nawe nyitunda ntware neza. That's an L, bro. Yewe data we kumbe gikomeze kuvuga amagambo hano y'ibirara mu nzu ya mama wa Moses kandi mama wa Moses ntagakunda ibirara. What did you say? Moses ukansobanurira mvuze ngo iki nibi ari kuvuga? No, when you say that like you never met like a mom like you. Like mama ari maramuga rwose kuva yavuka atigeze ahura n'umuntu umeze nkawe. You are treating which means like you are ready to find. Aguri kwitwara ukuntu nyine atazi ngo bisobanura yuko nyine we utapfa kuboneka. This generation has lost its African manners. No cap, mama. This generation be getting lit. That's a good stuff right there. High five. Yewe data we yarakomeza avuga ibigambo. Bya bindi by'indara. Muzi bini bikino no wakoze ku ino ncuro. Ndiko mama ari kwibwira. Nyakupfa wakitwaye neza wakereka icyubahiro uzi ko yari mama. Uzi kari mu ndangiza n'uhava hano. Nikari kwibwira Moses. Urashaka umwereka icyubahiro dore nta kimweretse. Kitagikubita isari. Moses, show me your friends and I'll show you your future. I'll be my room. Moses, hano nyeretse inshuti yanjye yawe ariko nanjye ndaza kukwereka future yawe cyose hazaza. Yewe yariye kamaye. Yewe data muzadi iteka no kubaye ugomba kujya witwara neza imbere ya mama kumbi uwabwira yagumye muri kamaye yerekanye icyubahiro yakutsirwa we byagenze gute? A few minutes later. Nashize iminota mike cyane. Yitwaye neza. Noneho rero katuze kwa n'uruhande. Muzandi urazi. Ufite ibintu byinshi byo kubwira rwose ahangaha. Iki? Ariko ibyo nshaka kubwira sinzi uburyo uri bubuze kubyakira. Cyangwa se biri buze gutuma sinzi uburyo uri buze kumera. Nimbi kubwira. Yagutsindwa mbwire reka uhagarike kugumya uvuga ibintu byinshi. Urashaka kumbwira iki? Umva mu by'ukuri rwose ahangaha hagiye rwose narambiwe. Okay, budatawe ubuze warambijwe n'iki? So that's all you wanted to say. Yeah. Nese muzandi ibyo rwashaka kuvuga. Can we do some? Bravo. Mbari bazanga rero nakora ibintu byinshi tutakora. Just I don't know, do something, watch TV, you can sit down. Umva hano hari ibintu byinshi ahubwo wagakoze reba televiziyo ukora ibindi bintu byose bitandukanye ariko kuba kivuga ahita kuburayo. Yewe data ucyari abagikoze iki?
Muzanye nibikiri gukora kumbi yari kaze Moses wanza azi icyo babikoze. Yeah, but you said I should find something to do. Hano harumbwiye ngo nibyo banyweramo ngo kanji niba areba iki. Ako nibyayi mu gito. Umva hano ukatsindwa ushaka kumwerera urumogi hano mu nzu. Ye kumbi nyina yarinjiye ati no Moses murimo muratsakuriza. Byo ni ibiki? Ibi ni ibiki? What is that? Moses cyane iki? Ayo data wewe mumaranye iki? What is that? Moses cyane iki? Basically, Niki ubundi this is what ndakitangurano. Iki ryo twita school project y'ikigo. Mama ni school project. Kumbi cyajya ngiye kumusobanura icyari cyo mu magambo yihuse ariko Moses ahise imbere cyane ko kigiye kubivuga nyine yuko ari cyo banywesha iki ganji n'urumogi nyine ubwo ngubwo ahita rero abeshye ngo ni school project. basically what we call a school project. Nicyo twita nyine school project. Oh. Tuyo. Mama nuko bimeze nyine. Kumbe iki cyumva barakidisappointinze rwose aha. Our technology is too much. Ndabona ikoranabuhanga ritanje. Moses, how does it work? Bese muzi gikora itiko kimwe ari school project ubundi gikora. Moses, I'm saying how does it work? Moses ndi kukubaza kimeze ugikora gute? You just ubundi cyongera gifata ijambo giye kumusobanura ubundi ukuru tukinywesha ganje niko ngiye kumubwira. to drink water. Moses atayitangwa ngo tugikoresha tunywa amazi. Use the pipe to drink water. Normally Ukoresha ya pipe kugira ngo unywe amazi. the pipe to drink water. Ubundi dukoresha nyine ya pipe harya ngo ni ikibi cy'Rwanda. Reka vuge karaga hombo. Dukoresha karaga hombo kugira ngo nyine tunywe amazi. Oh, alright, let me try and see. Niba ari amazi nanjye kangerageze ndebe. Wait, no, it's not Mama we atariko. done yet. Oh, we are not done Ntago gitunganyije neza. the project yet. It's not done yet. Uravuga ko ntago gitunganyije ntago gitunganyije neza. Alright, I'll be in the room. So, Okay, reka mbege mu kimba noneho. where are you going? Moses, I was going to drink water, but Nose mama kuki ugiye tumama tumoze nyine narigiye kunywa amazi. I'll wait for you guys to finish so I can. Ariko nyine ubwo narigiye kunywa amazi reka ntegereze murangize kugitunganya neza ndaza gukoresha kiranya. From the school project. Mama arahise ahindura plan aravuga ati rwose angaha n'ubundi nifite gahunda yo kunywa amazi ubwo rero mbwiye yuko iriya school project muyinyweramo amazi nanjye ndayikoresha nyweramo amazi ayiwe Moses ndapfa. Alright, mom, that's fine. Yeah. Okay mama ntacyo bitwaye nyine. So you guys must make sure that you do things that make sense there. Umva kandi ahangaha mwiyiteho ahangaha mugomba gukora ibintu bifite ubusobanuro Mom, thank you. cyangwa se ibintu byiza. Good. Okay sawa. Mbibutsa rwose gukanda subscribe kuri no channel. Mbibutsa yuko rwose umuntu hano utarakanda subscribe kuri no channel ya JOYBE Entertainment rwose ntago aramenya aho vision igeze to. Brother. Muzani urabona ibintu ukoze. Mama uzikagiye gukoresha icyo boro tumweho ganje nganywa amazi kandi icyo tugikorera murabizi uratekereza nagiye kwita ku munwa biragenda gute ntago ari mu byumba kombi agivuga eze kuramo isigara yewe data none umwere n'itaye mu nzu. Forgive me, man. Umva muzani nyine unyangane rwose ntago sha ewan ntago namara iminota ingahe hadashya rwose. Oh, snap. Mani gukora ikintu kumwe itabe hano mu nzu ya mama. Umva rwose hanga muzani ugihangane. Umva nyakutsingo ugomba kuvana kuko wagumye napfa. I get it. That was. Umva ndabyumva nyine. I was wrong. Birabyaye bibi nanjye kare nibeshye. Mama kumbi kwa runo ruhande. Nta kintu numva.
kanihumurize neza cyari ikintu numvishe tu mama itavaye kumbuye ngo he ye umwotsi awugumizayo awugumishayo mama bundi wowe urareba mukansobanurira ye cyawugumishijeyo Moses, I smoke cigarettes. Moses, no, mugeze no kunywa itabi hano. Cigarettes? Me itabi ko naryo numva ngewe. Cigarettes? Kandi ngewe ntabwo nywa itabi tu. Just no cigarettes, bro. Wowe nywa itabi ra? Itabi urarizi nicyo rivuga reka. Umwotsi cyawukomesheje mu kanwa. Cyawukomesheje mu mudomo. Umwotsi nyine cyawufashe ntusohoke kabisa. What happened to your brain? Because no, I suppose ko muri inshuti yawe niki cyayibaye kwita n'imiravu. Yeah, Mom, I think something is wrong with him. Umva mama nayo byaye rwose banza hari ikibazo afite kumbe ikibazo afite arakizi nawe. This I just hope you guys are not smoking here. Umva Moses kanizera yuko mutarimo mura utabi hano. Will never smoke. Mama rwose hano never tubiri ntabwo byanabaho. Tibyo bintu naje nyine gikora sayari zigaragaza yuko gikubati ibyo n'ibyanabaho kandi umwotsi kiwufite mu mudomo. Something is fishy. Umva hari ikintu rwose kitari kugenda neza. Mama ubundi uribanza I don't want to be part of this madness. Thank you, Mom, thank you. Umva ntabwo buri busasi cyaka kubwivangamo. Ya aragenda. Wakati ngo urabona ibyo wakoze. Gumbe gitakire kuri wa mwotsi. Yes, maze ibyo ari bikimboye. Yewe zatawe. Yewe zatawe mukamwe umwotsi w'itabi. Yewe zatawe. Ndapfuye bindangiriyeho. Mana yanjye habe bahafi. Ayiwe kino kumbi nta nubwo mu maso wahabona kubera imyotsi myinshi. Katurebe biragenda bite? Ewe data we nabyaye nabi. Nyagasani ewe data we. Kazakomerezaho mbibutsa yuko umusobanuzi wabasobanuraga ni JOYBE wundi the one and only one. Umusobanuzi wabasobanuraga ni JOYBE. Mbibutsa gukanda subscribe kuri JOYBE Entertainment. Mbibutsa yuko rwose muntu utarakanda subscribe kuri no channel aha birimo birabera rwose ntago uramenya ahantu isigeze. Ndabakunda cyane. Ciao reka turebe kandi kazakurikiraho.